Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira muduhozaho umutima. Mbazaniye inkuru ishyushye. Inkuru ishyushye muti ni iyihe? Mwagiye mubibona ko abanyeshuri bagize hagati y'amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9, bamwe bagiye babona ibigo ndetse batangiye no kwimuka. Bivuze ko bya bindi bababwiraga yuko bano banyeshuri basibiye bishobora kuba byarahindutse, kuko murabizi mumaze iminsi mubona inkuru zivuga ko babihinduye, abanyeshuri bageze guhera ku manota 40 kuzamura nabo babimuye. Hano rero hari urutonde rw'ibigo bimwe na bimwe byagiye bifata abanyeshuri bikabimura byemerewe. Gusa n'ibindi biraza kwemererwa nuko itangazo ritarasohoka. Gusa icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo iryo tangazo rigisohoka muze guhita mutangirana naryo. Amakuru rero ari kuvugwa birimo biravuga ko iri tangazo rizatangirana n'icyumweru gitaha. Bivuze ko hazaba hashize ibyumweru 2 abanyeshuri batangiye ku ishuri. Impamvu yatumye bino bitinda nuko bagira ngo babanze barebe ese abanyeshuri basibiye koko bafite ubushake bwo kuzagaruka kwiga, ese ibi bintu koko babikunda. Ubwo rero nyuma yo gutinda mwene aka kageni hakaba haciyemo ibyumweru 2 batarabimura, bagiye gusohora itangazo ryemerera abanyeshuri bagize amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9 bari barasibiye ko bagiye kwimuka. Mukomeze mudukurikirane, mugume ku murongo mwakanze subscribe kugira ngo iryo tangazo rikijya hanze tuhite turibereka. Ndabizi muri mwebwe harimo bamwe bashobora kuza kumva ino nkuru bakavuga ngo ibi ni ukubeshya, ibi ntago ari ukubeshya. Wowe nimba wumva ndi kukubeshya, jya muri comment tubwire ati ibyo bintu uri kubikura cyangwa uri kubyemezwa n'iki. Hanyuma numara kujya muri comment ukanyandikira ibyo bintu, ndahita nguha gihamya y'ibyo bintu, ndareplyinga kuri comment yawe nguha gihamya mbikwereke. Rero icyo nababwira abanyeshuri mwari mwageze hagati y'amanota 40, nimugire ikibazo kandi nimucike intege. Abaza gutinda kubona iryo tangazo, ndaza gukoresha uburyo mwaribona kugira ngo mubashe gushyira umutima hamwe. Ubwo rero mukomeze kwihangana, kandi abari baragize n'ubwoba mukomeze mutuze, ni vuba ahangaha namwe bakabimura, kuko hari ibigo bimwe na bimwe abanyeshuri bagiye bimuka, ariko hari n'abandi bakiri kujya ku ishuri, abagiye bahamagarwa bakababwira ati twagiye ku bigo. Muri make nimuze kugira ubwoba, mwe icyo musabwa ni ukuguma hano kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose iyo nkuru yasohoka cyangwa iryo tangazo ryasohoka muhita muribona mu ba mbere. Ubwo rero nimugume ku murongo, abatarakanda subscribe bayikande, kandi ikindi nimba ubona ino nkuru igufashije ibuka gukanda share, uyisharinge ku nshuti zawe cyangwa uyisharinge ku banyeshuri waba uzi ko nabo batageze amanota ahagije, kugira ngo babashe kuryoherwa cyangwa no kwishimira iby'imihindukire ku manota bafatiyeho. Ubwo rero dusubire muri video zitaha mbereka ese nibyo koko itangazo ryasohotse cyangwa ntago ryasohotse. Ndaza kubaha update iraza gukurikiraho mu masaha ari imbere. Komeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza. Njye wabagezagaho ino nkuru ni MP Official. Igicamunsi cyiza.